uriya mukobwa aramwatura y'imivumo ntago ashobora kumusabira umugisha habe na gato ni imivumo amugatisha umva urakagwa kuko nyine azi nyine umva wa musore nawe ubundi umusore hava akagera wigeze wihakana umwana sha uzamureba uhita ubona rwose kari rubebe noneho mu bana batoya mu rubyiruko bafite ingeso yo kunywa ibiyobyabwenge niba ari ukurya nabyo ubwo barabirya harya ni ukunywa ibiyobyabwenge bafata ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru aho umwana w'umusore usanga ntagishaka akazi sibyo aririrwa mu mageto yinywera amatabi yinywera amayoga byo nusubwo bizamugeza iterambere ni rihe bomba abakobwa ni beza na umva mbese Imana yarabaremye pe ariko bafite defo yo gutwara abagabo babandi guys sinzi niba mwumva icyo kintu bafite defo yo gutwara abagabo babandi tekereza none aratwara umugabo sibyo nuwa mukuru we agatwara umugabo w'umuvandimwe we agatwara umugabo wa boss nyine abakobwa bo umugabo w'inshuti bafite ikibazo cyo gutwara abagabo babandi nicyo kintu gihari pe kurya amafaranga bakore biraryoha shavira abe make aba menshi kurya amafaranga wakoreye biraryoha ukayabara gutya ugahita wishyuranyiriza ukabara gutya ukabara ugahita inkweto y'umwana ukabara ugahita wishyura minerivare ariko nicyo kintu mu buzima umwaka ugashindukaza nyine ngewe nuguhiga nta kindi kintu kuko mba nkeneye gusa neza none umumama none baza umumama wasa nabi ni ikibazo ninde wazongera kumvugisha ngomba gushaka ifaranga kugira nse neza ujye uhora umbona nabaye mushya mwabakobwa mwe mwibuke kwirinda abasore bazababwira ngo urukundo banza umenye ngo urukundo ubundi ni iki ubundi gukunda bimeze gute mwabasore mwe namwe mwirinde abakobwa bazababwira ngo mwabateye amada sibyo Yes, reka nongere mbasuze kandi mbahereza ikaze mbashimire cyane by'umwihariko gukoze subscribe naho utarekora ngwire ngo uyu ni umwanya kugira ngo uyikore ujye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Iyi ni yawe TV twagarutse ku murongo nyuma igihe kirekire tukaba tugarukanye n'umwari mwiza umeze neza wanaherukaga no kera mu myaka yashize kera mu myaka ubu si imyaka 5 ubu nibishize we irashize pe birashoboka ni ukuguca amande abakunze bari barakubuze bashize imyaka myinshi bimeze bite se tumeze neza ntacyo nitwa Tony nyine ni Tony ngiye kurenza ngo ni Tony nyine neza mana ko ni kakande nyine byateye bimeze bite ni sawa kabisa urebye ibintu n'amahoro urumva none mu iyi minsi nubwo byagoranye arya ni save ni save wati nubwo byagoranye nta bakunzi ubu nicyo gihe gihari nyine nuko nakuwe nambasha nakabara kumutuku byo bimenye nagomba nakambaye ariko wambaye neza by the way yego reka twereka abantu yabaga abantu banarebe yabaga nambaye imituku shamfite umukunzi ariko ntari ntacyo gusa abantu byagenze neza ariko nabonye umuntu bateye indobo ase ibintu by'urukundo ni kuri abimera bamuteye indobo ibaze kujya gutera umuntu ivi agahita gutera indobo si ikibazo gikomeye mani ni prank se buriya simbizi ntabwo nzuvuga ari ubu nabana bari ibyanyabyo ese ushatse kungaye yuko mu gihe nk'iki cy'abakundana umuntu abona indabo abona impano n'abantu basirereye cyangwa ngo bashwane ntago bishoboka kereka abantu bashaka impamvu kugira bakwepe gutanga impano bagashaka impamvu mbere bagashwana before ubwo bikora ubwo nyuma yuko Saint Valentin hari ukuntu hari nabonye ngira ngo ni Papa Sava wakinnye udushort movies nyine ko kwerekana ukuntu cyagiye yambwira ako nabonye ngewe nko ku itariki 12 n'eshatu gutya yanakorora kabizi ahubwo ko nabonye yaramubwiye ngo imyaka ibaye ngaye warampropose kuvayo hano ngakira amwambika imyenda hanyuma ngo inkwano ndazikora inkwano zirahari byose nabyishake weca ndavuga mane usikabaga burya kubabona bigora asabira biragora cyangwa hari undi uretse kuganira arambwira ngo umukobwa iyo yicaye avuga ngo abagabo barabuze n'abahungu bicaye abanga abagore barabuze ubundi mu by'ukuri habuze iki nkawe reka duhere kuri wowe umukobwa mwiza you look good bien ibintu byose ni sawa kuri wowe kari babo nta mukunzi ufite
wowe wabuze iki? uzi ikintu ngewe kuri ngewe ngereka nivuge kuri ngewe impamvu mbivuga ko nta mukunzi ahari nuko ndi umufemeri. Buriya abasore bagira defose tubyite kujonjora. Urumva niba ntago azajya gutereta umuntu wabyaye kandi asize hariya umuntu ugize ute ufite nyine ari umukobwa usanzwe nta kintu ariko se ukongera ukibaza reka nkubaze tutarava aho ngaho kugira ngo utaza kunshabiranya. Buriya hari ukuntu iyo tugeze mu gikari usanga dufite amakuru y'abantu bacu bari hafi yacu sibyo? Hari ibintu byateye byitwa ni swap. Niki? Imbaga ari swap sinzi. Nyine gukuramo inda sibyo? Ku giti cyawe iyo bamwe ngo reka dusa n'abamwe n'umuceri wenda ntituze kujya tuvuga izina. Abakobwa muziranye uri shuwa ko bakuyemo inda kandi bakitwa abakobwa barangana iki? Bari benshi. Wera ntuvuge ngo ni runaka na runaka. Ntago mvuga icyo mvuze abari benshi. Utubwire ukuri kwawe uzi uhagazeho. Abari bangahe? Abarengeje baba barengeje 1 2 3 4 5. Abo ni bane bari around. Kwa kundu uvuga ati kwa kundu kavuga ati rwose umubebe nyine yabonye ntago ari tayari umwana ntazamushobora sibyo. Nta mugabo afite sibyo. Ayitewe n'undi mugabo wo ku ruhande, ayitewe n'umusore utamukunda. None nyise akavuga ati ese ubu ngewe ndajya kubyara nzabishobora gute? Ese umwana nzamurera gute? Agahitamo akavuga ati sasa rero ngereka mbirangize. Okay. Aho ngano urashaka kugera. None ugasanga uwabyaye wafashe iyo riske. Sina riske kwa. Wafashe inshingano. Wagize uwo mugisha akemera kumubyara. Ukamuziza ko yabyaye. Kandi wasanga ari okwemo nk'eshano rimwe n'imwe ugasanga nyababyeyi yavuyemo. Wayize kuvuga ngo ntabwo uyu mushaka. Ese uwo muntu abatekereje neza cyangwa ni ikibazo? Shaba ari ikibazo gikomeye. Biterwa n'iki buriye? Rero biterwa buse ni nk'imyumvire y'umuntu cyangwa se kudashyira mu gace ko niba ufite imyumvire yo kumva ko umuntu wabyaye gatakira umukobwa ni imyumvire iri hasi. Nta nubwo uzanamenya no guhitamo umugore ukubereye. Nose ubwo urumva wowe uzagenda uvuge ngo ngiye mu bakobwa kumba abakobwa bararangaye babataye bangayemo hariya nyine ugasanga kuba ubugore bwaranarangiye ubukobwa byararangiye byarivanze. Nibwo cyagiye ubona no mu kubyara arigiye byanga rimwe na rimwe ko azangaruka igihe yahereye aswapisha urumva umwana biranze no kubona nyine ugasanga hajemo ibindi bikomeye. Yego. Ikintu ushobora kwibaza niba umusore ashobora kwanga umukobwa kuri ako yabyaye sibyo? Kandi hari abakobwa bakuyemo inda kubera ko wenda abasore bazi bateye babanze kubera ziri mpamvu zigiye zitandukanye. Kandi ushobora gusanga n'uwo nguwo ngo ndashaka ukiri umukobwa ari mu bateye inda bakazihakana cyane, ari mu banze inshingano n'ubundi nose mfasha ubundi buri kandi akabizi neza ko ari igihe yiteye nubwo wenda byabaye ngombwa ko batayibyara ariko akaba yarayiteye. Ariko ati mpaka mbona ndashaka isugi. Burasa ukwikunda bari abasore nyine nibo bari kwica urubyiruko rw'ejo hazaza sibyo. Niba umusore yifata ntago azi kwirinda sibyo, ntago azi no kuvuga ngo reka basi shaka iyo condom agashasha biremeye ko wakambara sibyo, we akaba yumva ko uko ngari mwiza kwe cya uko ngari umusore uhagaze neza akumva ko aragenda kubita abana barambika hasi abangiza. None uzabe ahantu bibera n'ikibazo nibwo wa musore natera urinda azahita mwihakana. Wa mukobwa urumva ukuntu azasigara n'agahinda gakomeye sibyo. Yibaze wa musore nakunze, wa musore naharaniye ngo ngiye ngo ndamukunda arankunda ubu nkubamariye iki? Ese ko ndeba yihakanye n'umwana we ubu ngubu koko niki kintu akoze? Ariko buri wa musore ikintu ngiye mba mbona n'undi birangira abonye ingaruka. Uriya mukobwa aramwaturaye imivumo ntago ashobora kumusabira umugisha habe na gato. Ni imivumo amubwatisha wumva urakagwa kuko nyine azi nyine umva wa musore nawe ubundi umusore hava akagera wigeze wihakana umwana uzamureba uhita ubona rwose ko ari rubebe. Uko yashaka amafaranga kose uko yakita uko byagenda kose uzabona ko mu mutwara akantu kabuzemo nyine nawe agira ingaruka. Rega Imana burira twumva. Ese buri ntashobora kwihakana umwana bitewe n'umukobwa? Oya aseka nkubwire byo ntago bishoboka. Ntago bishoboka. Reka ngwikino ngiye kuvuga Rufa none se mbabura mbwisukuri niba twarakundanye tukishima tugakora bya bindi biryoshye tugasoka tukagira iki sibyo? Niba havuye mu rubuto
kubera iki ntarwakira. Ese gute wakumva yuko mama w'umwana yaba kubeshya? Ashobora kuvuga ngo aramubeshya gute se we wabyemeye? Ubu pampa wayishatse wayibura, ubu kujya kwishyura agiye kubyara amafaranga 20,000 afite mituweli wayabura. Nyine hari abantu nyine baba bafite nk'ubwonko bwabo burimo nk'amavisi. Nusu icyo kintu subwo cya ibaza 20,000 pampa nugura igikarito arakiramara ukwezi muri make nta nubwo umwana avuna. Abantu benshi nyine bumva ngo nendanga azamuheka se azamwonsa se. Ese mama azabamurera wenyine nako umugabo azamurera wenyine cyangwa azabafatikanyije na mama we? Icyo nshatse kuvuga ntibakajye bitwaza ngo namwanze ngo nta bushobozi. Oya ntaho biba bihuriye. Wenda tukiri aho ngaho mbere ko turi buze gukomeza ikiganiro, ndagira ngo udusangize ishusho y'umukobwa wabaye intwari akemera kuba umusingo mada. Abari mu buzima bumeze bute ni intwari bingana iki kugira ngo duhereho tunagaya babandi babihakana? Uzi se ura mama reka mwita umama cyangwa umukobwa? Njye na mama it's okay. Yego njye namwita umama kuko aba ari umumama. Dore ahantu abera intwari ubu usanga kenshi kiragiye kibe cyo gusama akazi gahita gahagarara, sibyo? Karahagarara muri ya mezi abaye 7 cyangwa 8, cyagiye cyose aremera yihiringe akora umurimo wari wo wose kugira atangire yisevingire umwana we ukiri mu nda. Agakora ubwo akazi mvuze kari ko kose, yajya gukora agakora amasuku mu muhanda, yajya guterura umucanga hariya, yajya kubyina, yajya gukora mu kabari, yajya gukora muri restaurant, muri make akazi kari ko kose, yacuruza amafi cyangwa amagi hariya kugira ngo abashe gusevingira umwana we. Icyo gero ntibibaye amajije kubikora gutyo, urumva amafaranga ntago abahagije. Arakomeza muri amezi 8 ahite none hajya hasi, nta kintu azabasha gukora. Urumva ubwo akavuga ngo ngiyewe ndakora umurimo wari wo wose. Urumva no muri cyagiye niba amaje birangiye umwana amushyize hasi n'ubundi ntago azicara, uzi ko nibwo uzajya kona ubone. Ariko se ibazo umubyeyi afite amezi 3, ibaza amezi 3 ntiwicare cyangwa ngo uryame ukana umubebe yagiye kuri stage, yagiye kubyina. Ibaza ibyo bintu nicyo ari guharanira, si umwana we kugira ngo atazabura amata, si umwana we atazabura ahantu ho kuba, umwana ugasanga arimo yangara. Ibaza umubyeyi ukajya kubona ukabona arimo atora ikawa kandi hashize icyumweru abyaye. Icyo se ni iki? Si ukugira ngo umwana we ejo atazagira ikintu abura. Urangije umugabo yangiza ngo ngiye ngo wapi ngo ngiye ntera indangore. Ese ubwo ajye ngiye ubundi reka nkubaze, uririrwa ujya kumwihakana umwana ni igisebe nakaguru kavunitse, ni umwana nta defu nimwe, umwana n'umugisha. Wamwihakana buracya umva nyuma y'imyaka ingahe uzamubona ari umugabo nkawe. Urumva wongereho katabaze n'ukuntu mwahuye, nta nubwo ababizi, nta nubwo abazi ibyo byishimo byari, nta nubwo abazi uko byatangiye, nta nubwo azi aho mwahuriye, nta nubwo azi naho mwabikoreye. We yisanze ku isi, ariko warangiza ugashaka kumushyiramo nk'ibyo bikomere byanyu no gushwana kayo, bari ikibazo gikomeye. Ubwo rero ikintu ndi kuvuga cyo umubyeyi nta kintu atakora atitaye ngo umugabo yaramutaye reka cyangwa uwo musore yaramwihakanye. Wapi, aremera ugasanga rwose umubyeyi arimo aharura umuhanda kandi hashize icyumweru abyaye, ukabona umubyeyi yagiye mu biro kandi amezi 3 aribwo agishira abyaye. Ese ubwo ubona nawe atagiye kuryama nk'uwo mugabo se ntiyaryama cyangwa yidagadure nk'abandi? Ariko aravuga ati ese aya ngani mfite ejo azashira, reka nyaruke ngiye gukora, nubwo ndi kubabara umugongo cyangwa ibisanza bitarashira, reka nshaka amafaranga umwana wanjye ejo atazanabura minerivare. Ngayo ngukora nuko rero ababyeyi nuko rwose bakora. Niyo mpamvu tubitwa ni intwari, mbese twabita byose. Umubyeyi nyine ni buri kimwe cyose pe, nukuri ntacyo batakoze. Yego. Okay. Murumva rero ko abantu bihakana abana cyangwa se abantu batirinda bakazigarama bakwiye kumenya imvune bagiye guteza bagenzi babo. None akenshi ugasanga rimwe na rimwe iyo mvune kuba ubyemera ko ari umwana ari wowe birahagije, nturi buze kumufasha gutwita. Si byo rata, ubundi ikintu abakeneye ari kugira nyine yumve ko umwana afite papa we, kuba ufite abaharanira uburenganzira bw'umwana. Yes, nicyo kintu abashaka, kuko ntago uzazanga umwonse. Tone ngira ngo reka twikomereze ikoranwa yari dutengushyemo gakeya, twimo tuvuga ngo abana b'abakobwa bajye bihangana, nyine ntago biba byoroshye. Guterwa n'umuntu inda mukundana
waramukunze muri mu buryohe ugasanga bibaye impfabusa ariko nubwo ngiye numva ko ari impfabusa ijute kwa ko impamvu mvuga ko atari impfabusa haba havuyemo umwana aho ugasanga wa mugabo yabigize intambara yari kubyihakana kandi ajya kumenamo iramicanga nako ari amata yarabiza ari kuryohera uno suva atari ikibazo ariko hari ikintu ntajya nsobanukirwa neza buriya mu ese twabyita ko ari amakosa aba yabaye cyangwa se ayo makosa bari ku mpande zombi nta makosa hagati ni ku mpande zombi umwere gubihereza undi umusore ngo yumve ko ari umukobwa ngo ufite amakosa gutese mwaye muri kwishima ahubwo amakosa hagati yabo bibagiye kwikingira bari bazi yuko badakeneye umwana sibyo bari bazi yuko batari tayari none umwana araje utangiye kubivamo ntusuva atari ikibazo nze mbanze niba ari Tony neza batari tayari gute kandi bageze aho bakoreraho kondomu nuko mbere yuko igikorwa batari bazi ko zihari ndi kuvuga ngo batari tayari bari bazi yuko batagiye kubana sibyo bari bazi yuko batagiye kubaka umuryango bari bagiye kuryoshya bishimye icyo gihe bari kwirinda ariko akantu karagushuka ari wumva ko nta kibazo ahubwo wowe mukobwa niwe nshinja icyaha kuko niwe uzi igihe cyawe ntabwo umugabo akizi ntago nshaka kuvuga ngo nuko bazi yuko bagiye kurya akantu nyine ngo bishimishe uburyohe ndabyumva ariko se kukiwe umusore kazi yuko ari amatamenamo hari icyo abyara kuki ataba yambwiye umukobwa ngo nyaboneka azana agakingirizo ntose si ikibazo zanishashi hereza hano rero hano iyi deba iragoye ariko ikintu mpamya byo ni umuhungu akaba umukobwa yego ntabwo umukobwa ajya apfa kugotwa gutya 100% azi ko ari mu bibazo bibi sibyo none se ikindi mu kuryoherwa kwa biriya biboro sibyo kubera icyo utamubwira ngo ndi mu bihe bibi nshobora gusama basi yicare azi ko icyo kintu gishobora kuba rero hari igihe reka ukuntu rero biba bimeze umukobwa si utuvuge reka ukuntu ndibivuga umukobwa biba bimeze icyo gihe we aba yatwawe n'urukundo mbere na mbere umusore babajije kumuha amasezerano nk'igihumbi sibyo ninjye uzakubera umugabo ndagukunda nubwo twabyarana na 5 nzabarera tuzabana tujye kwerekana nguzi nabe yamubwiye kumva nibyo Mana nyagasani ese mu gitondo tujye kureba umukecuru ese ejo tuzajye kwa onkere ndakubwiye ngo umusore agenda akadudubiza ibisezerano nk'igihumbi promise nkasa umukobwa ati ego mana niwe mukunzi we ubwo ndambarisha shisheri wangu agasara amaguru akayashyira hari koko we babikubwiye ati uyu niwe mugabo uyu niwe mwami kumbi ugiye no kuma imodoka sheri ayiwe ubwo ntimwamunyurwa manuma oye dore ntago ari manuma ahubwo ikibazo ntago ubuzi kiri mu mutima w'umuntu ahubwo twige kumenya ngo umuntu ibyo avuze nibyo biba biri mu mutima cyangwa no kwibaraguzwa gusa si umuntu ujya guha ibyo bintu byawe neza ubu mumumarangiye kingana iki akenshi usanga shabara nakundanye pe akenshi usanga umwaka warihiritse imyaka 2 muziranye kuko ntago ushaka kubwira ngo uhure n'umuntu ngo umunsi umwe cy'amezi 2 ngo muhita mubikora gutyo mumanukire Kizimbabwe reka ubusanga imyaka 2 yihiritse amezi 5 amezi 10 na abo munsi sha ntago yonde mu izina rya Soya Tony buriya nk'umukobwa uhura n'umutipe ku munsi wa mbere bahuye wena bagiye nkana muri party agatavuga ati abana we ndabona ni sawa mufata gute shabara abantu rero bifitiye impano y'uburyohe nyine bo bahora batose mani ntago bibaho urankanze narimo nkubaza reka twikomereze reka tuwasimbuke narimo mvuga ngo harimo ukuntu usanga abana b'abakobwa cyangwa se igitsina gore rimwe na rimwe akenshi nubwo kubahungu ngo bisige bikunda kubaho ugasanga kugira ngo ahabwe nk'akazi ahantu runaka birasaba ko abanza kugira ikiguzi atanga cy'umubiri we abantu nk'abo babwira iki sharara aba ari ikibazo none se ubundi gute wowe umbwira yuko umukirenga azaguha akazi kwanza si n'umukene na manager agiye kuguha akazi ngo yuko umuhaye byo ntiwo wumva ari byo ese ako kazi niyo muntu ufite akazi kanyuma niwe mu manager utanga akazi gute we wumva yuko bagomba kuguha akazi no kutanza umubiri wawe ese basi wambwereka ngo amafaranga niba ari amafaranga mwageni yo gushyiraho yo gutanga nkayaguha ariko ukamakaza apana kunyagarutswa ntago yemewe
huya unose kukingi hari njye numva nko mu bakinnyi nk'abantu bakina filime ngo zana ibihumbi ngo vene ngo nkwinjize muri filime ngo zana ibihumbi 10 ngo nkwinjize muri filime ibyo biba bibaho. ariko reka njye nibaza ikintu kimwe ubundi ubivuga gutyo ni nyiri business nyiri company owner w'iyo projet cyangwa n'abakozi. Oya akenshi usanga ari abakozi kuko boss ntago ashaka kuvuga ayo magambo. Boss buriya w'ikinda bashaka ngo kora akazi neza basi nkongeze. Boss nicyo kintu ubundi avuga. Aba boss baba bashaka kuryamana n'abakozi babo. Bamukubita iyo ngingo bikagenda gutyo. Nkuko urabona nkuko wiyambariye ukuntu biri sexy. Subibona bose waje mu kiganiro. Ibaze wagiye mu kazi noneho ko mu boss. Reba handitse kiss me. Indi bizu iri hasi reba ahantu ishinze iyo bizu. Nyamara wa mugani wa Bobo ushobora gusanga ari mwe muteza abasore ibibazo. Oya nagaitswe nose ubwo twambara utabakobwa nk'ibisanzwe muzi ko twambara utwenda dutoya ntago turi nkamwe twambara ibipantaro cyangwa ibikireka twambara utwenda dutoya. None se wa mugani reba nk'imyenda wambaye sibyo ureba griffe iziriho sibyo ndabona harya abantu babashiye kugera mu ishuri iryo nabonye irindi ryanditse ngo roro iriya roro ivuga Rio OG lifetime bivuze ngo uyu mukobwa ubuzima bayemo shabwishimiwe n'abagabo none yarenda akabwira ngo mugere gute ngo kiss me ubwo nukuvuga ngo nkisoma ririya jambo aho riri nahita nsoma kwibere ahandi riri no kumanuka bayita ngo head iyo head nayumvise kwande kwa Emeline none gereye ikibazo hano kiba kire nk'ubu ngubu wihurira n'abasore tabambaraga mugani wajya kwigendera Yanga Imana muhiruko ridashira niyo bitaga bambaraga akaza areba ukuntu wambaye akareba none agasoma n'ibiriho akabyo erega icyapa kiratuyobora icyapa kikamuyeko nawe ni mu ndavuga ati noneho atuna mwana kuri marketing ahubwo kampani zikomeza guha akazi kandi nibo dukeneye mu kabari oya ego mano hoya namwe banago banshyize icyapa iyi myenda nuko bayikoze ni uruganda rwashyize aya magrife amagambo ari reba ahantu iteretse neza cyakora bano ba designer nabo iri hasi nyine abantu bakora imyenda nibo babashyizeho ariko gusa ntago wabura umusore w'umusirimu cyangwa umusore ujijutse nguze ngo babanditseho ngo kiss me nguze usoma abantu icyapa kiratuyobora kati iburyo icyapa tubona ari icyapa cyakuyoboye oya nawe nibuga kabi iyi ni imyenda gusa nyine mba nayikunze sha mujye mworohera abasaza ba ngewe impamvu Tony ndi kumubwira ibintu byinshi ngijyanye n'imyambarire yiwe sibyo nawe uko yambaye yaje mu kiganiro arabizi iyo handitseho ngo hoteli haba hariho ibyo bateka ngo bateka neza sibyo bafite ibyo kurya biryoshye none reba ka kiss me hano gateretse ayo nagushyiramo imiyaga kuko nibyo ibyo nkubwira nibyo nabeshye se we ntago yemera yuko imyenda ari uruganda rwayikoze ngiye impamvu nayikunze ntago niteye ngo no magambo ngo ibiki ngo bya roro ngo bya kiss me ngiye nayibonye nyine ndayikundira gutyo gusa yego nta kindi nta nubwo wabonye aho biri aho biri buhurire cyangwa uvuge ngo birahurira ngo kwibere ngo cyangwa ego mana icyo nzi kuratubeshya ndababeshya oya no subu hamaze iminsi yambaye naje hano mu kiganiro ugaragara nk'umuntu wambaye isuti abasore bari hano ahari nabo ndabona ibaza ahantu hese areba Ebana isareba we baboja nyine n'abafana bishyire muri comment bitubwire murabona asa n'umuntu wambaye isuti ubu ngubu ameze nk'ababandi ngareba umukobwa agahita fotora tintintinti akavuga ati ubu ngubu tayari birarangiye takubita byarangiye kamwe nyumva wariye gusa ubundi reka tubikure muri brag ubu nk'umuntu umuhuye akakureba ukuntu wambaye niyo atasoma akakwirukankana akanyirukankana natabaza
ukamurenganya oya natonze ngo tugutu umuntu ari kunyirukankaho kibazo nyine abahanga bahita basoma ngo impamvu ngo njye mbaye imbwa nahera kuri ibyo bitese ntabwo nzi ko mugenzi wanjye ari ariko reka dusipa njye ntabwo nabyumvise ntabwo byumvise urumva twarimo tugenda tunenga ku myitwarire igiye idahwitse hari n'abo usanga ngo uretse no kuba yagusaba iyo ruswa hari n'abo usanga wenda niba ari nk'ahantu runaka ati duhure muri tuwarete tuvugane urumva nyine abantu ntabwo niba ari ukutajijuka nyine baba bafite ubujiji bwinshi muri si bazitekereza muri tuwarete bajya kwata ibintu binuka byanduye sibyo uranyuze ukamubwira ati ngo umukobwa naze agusange si ikibazo se nyine mu gihugu harimo abantu b'injiji benshi ugasanga ni papa runaka hari n'igihe noneho banyweye n'ibiyobyabwenge buriya ibiyobyabwenge nabyo bibafasha kugira bumve ko bafite izo confidence yumve ko rwose muri tuwarete yakorera ibyo ashaka byose kandi muri tuwarete tuhajyaneyo ibintu bibi binuka urumva nose urumva atanyweye ibiyobyabwenge hasi buriya bibaho cyangwa ni ukubabeshyera bibaho cyane hari abantu benshi nzi pe hari n'abantu muri tuwarete shange ko bobu nononda ari kurutsi ndagongwiki ujyana yiki umunwa bawujyana hose ntibawugendana wari wawusiga hanze se bivuze ngo nibihakorerwa biba byishimiwe aravuze ngo byose ni ukuruhuka kwihagarika no kurya ni ibintu bya mbere bishimisha umubiri utabikora ntantera ibuye uyu muntu yaza kwicara nk'imbere akabivugira hano imbere abantu batazanagira ngo ni njye wabikoze ariko nyine urumva igihe ari we barawugira ati muri tuwarete niba umuntu ajyanayo umunwa akajya kunyara yishimye agakorayo makaka yishimye muri make ngo yemerewe no kwishimisha n'ibindi byaba bigushimisha oya twitandukanye nawe twikomereza ubundi Tony reka wenda duse n'abekiza ku musozo twibanze mu kuba twavuga ibintu bimwe na bimwe bitameze neza ubu ni nk'imico usigaye ubona especially reka tugende kuri buri cyiciro turebe ku bakobwa turahera reka duhere kwa kuri umukobwa reka duhere ku basore tutaza kuvuga ngo twikunze imwe mu mico ubona igezweho kw'iki gihe reka dore ku basore kugira ngo ntaza kuba nikunze kuko ndi umusore dukwiye gukubira cyangwa se dukwiye kunenga idakwiye ni iyihe reka ngo noneho wifashe kugira ngo yive imuzi mu basore b'iki gihe rero ibintu bagomba kwikosora no kunenga sibyo bafite ikibazo cyo kugenda bareretsa nyine iramirizo yabo nyine turatuboro twabagenda badusoseka aho babonye mbivuge gute mbivuge gute bo nyine irantuza yabo ndangabitsina sibyo bafite defo yo kugenda babisoseka aho babonye sibyo ni naho twavugaga uburyo kiba batera amada rero biriya bintu niho biva sibyo noneho bamara gutera amada kuriya ugasanga umwana w'umusore ahisa kwihakana sibyo noneho sasa abo n'abasore bakuru twavugaga noneho mu bana batoya mu rubyiruko bafite ingeso yo kunywa ibiyobyabwenge niba ari ukurya nabyo ubwo barabirya harya ni ukunywa ibiyobyabwenge bafata ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru aho umwana w'umusore usanga ntagishaka akazi sibyo aririrwa mu mageto yinywereye amatabi yinywera amayoga ibyo bintu ubwo bizamugeza iterambere n'irihe bomba barumwiza n'irihe terambere muri iryo koko rihari urumva atari ikibazo gikomeye ngaho ibaza umusore noneho dore ukuntu uzi ko ava no ku ishuri yangiza akajya mu mageto gufata ibiyobyabwenge ngo yafashe ngo muzehe wicaye ngo yafashe ngo amayoga ngo ameze ute ngo amatabi nose ubwo uwo mwana ayo mashuri azayarangiza mu bibazo ni ikibazo nose gute niba umwana yivukira gute wowe wakagombye kureba inzira imwe ndi kwiga reka nige birangire sibyo ndi muri iki kintu ndi kugikora reka nkige birangire ariko ibiyobyabwenge byarababase ugarona umwana ameze gutya noneho nyine deje iyo ukimara gufata ibiyobyabwenge ni ubusambanyi nicyo kintu gikurikiraho urumva rero ni ikibazo muri sosiyete mu bana b'abasore mu bakobwa mana we abakobwa bo
abakobwa ni beza na umva mbese Imana yarabaremye pe ariko bafite defo yo gutwara abagabo b'abandi. Guys, sinzi niba mwumva icyo kintu, bafite defo yo gutwara abagabo b'abandi. Tekereza none aratwara umugabo sibyo, ni uwa mukuru we, agatwara umugabo w'umuvandimwe we, agatwara umugabo wa boss. Nyine abakobwa bo umugabo w'inshuti bafite ikibazo cyo gutwara abagabo b'abandi, nicyo kintu gihari pe. None se mwabakobwa mwe mwagiye niba umuntu ari inshuti yawe pe, buri kimwe cyose nta kintu yagukinze, nta kintu yakwimye, ariko nurangiza umwiture kumutwarira umugabo. Rero niyo defa abakobwa bafite sha, yaba ari umukobwa mwiza gute, yaba ameze ute, nukuri ko Imana ushiduka gutwarira umugabo. Ukibaza ese kari mwiza we yabuze umusheri we, yabuze boyfriend we, basi wamukora nk'ibyo nawe bagukorera. Noneho ikindi abakobwa bafite defo, arakubwira buri kimwe cyose, amabanga yawe yose, kandi bya bintu ni bibi. Niyo mpamvu rero numubwiye ibyo bintu abakobwa rero kwa mashyari, umva sha abakobwa baba bafite utudefo twinshi, wavuga nyine bwakera bugaki. ariko kuki wa mugani byeze ugasa mwana w'umukobwa atwaye umugabo wa mugenzi we w'umuvandimwe we n'ibiki byose. None utagira ngo nta nubwo biba byarabaye ahantu hamwe, nyine bireze pe. Noneho urumva arabona mukuru wameze neza, ari kubyara, nyine ari muri cya gihe cyo kubyara mu kiriri, urumva yakagombye kumufasha. Yaravuze ati reka niwe nshuti yanjye mfite, reka muzane. Ni ukuri ko Imana ugasanga umugabo birangiye yaramutwaye. Kibazo yagira rero ni amashyari aba none akagusekera sha. Ibaza umukobwa akaza akagusekera nawe akavuga ati ni inshuti, agaseka akagusoma akaguhobera. Umva abakobwa abo Mana sinjya mbamenyera. Urebye nyine defo iri mu bakobwa niyo ngiyo, ishyari, gutwara abagabo b'abandi no kwiyoberekanya. Bariyoberekanya cyane abakobwa, kuri bakobwa bariyoberekanya. Ewana muri kumwe, ewana Toni umeze ute, baguhe ushaka iki, buri kimwe cyose akakiguha, ariko mu masegonda ugashiduka umuntu akwibiranduye. Sinzi rero ikintu kibitera, kandi ugasanga nawe umukobwa ni mwiza, nta kintu abuze, ameze neza, sibye icyo kintu umurusha cyuko wowe ufite umukunzi watamufite. Ukibaza ngo we ntazamubona, yarindiriye ntazamubona. Ese gute? Noneho rero nyine sha wavuga defo bari nyinshi. Nawe mwanya ntabwo mwiyizi byarabacanze. Sha defo rwose abakobwa bafite ni nyinshi pe. Okay, izo zari defo ngira ngo buriya ntabwo tumaze kubitindaho. Buri wese yumvise ko defo imuriho ashaka rukuntu yava muri iyo ngeso. Hanyuma noneho ukunda kugera nko mu kabari n'urugero, imico ubona abantu mu kabari bagira, kavuga ati iyo ugeze mu kabari ibintu ingeso nanga mu kabari ni izi ngizi. Ku giti cyawe n'izihe? Ingeso kuko nkunda kujya mu kabari, kumva nkorayo, ndi umubyinnyi. Defo zikunda kuba ziri mu kabari, mvuge se ko reka mvuge ku bakiriya wenda uko kundi babanywe, urumva basinze, nawe uraho uri kuri stage wihirinze icyuya n'iki, uragira ngo usoze kare utahe usanga umwana, ugasanga ewana bagukurura, none se ngo tujye harase ngo dukubite kwaje ana nyagasani. Ese ngo haretse se ubwo dutahane, ubwo nyine amaritima ubwo barabyumana nyagasani. Nyine haba amadefo y'ubusambanye, reka mbivuge mu urwo rurimi. Umugabo mbese akikubona wivure kuri stage, nta kintu kinahita kubonamo yuko agomba guhita gutahana, kandi waje kwikora amafaranga, urarushye, nta gahunda y'ibyo ufite, nta nubwo umuzi, nta na gahunda mufitanye, ariko we nta kintu kinahita kubonamo. Nico ikindi kintu gihari mu kabari ni ukwiba, byo biraza bariba pe. Ushiduko yifite agatelefone mu masegonda ukabura kabuze. Niba gute umuntu waje kunywera ye aniba? Ni gute waje kunywera yiwe? Umuntu waje kunywera ye akaniba, nyine ibaze yaje kunywera ye mu masegonda ubuze telefone. Sina telefone ubwo nkatwe tuba twapakinze dufite muri vestiaire tujya kwambariramo, utubiye gatoya wasanga babitwaye. Ese Toni wenda kuki umuntu wenda kubona wenda uri kuri stage urimo urabyina agahita yumva ko kukubwira ngo dutahane, urabiterwa n'iki? Mu Rwanda niba nago Imana ntago baha agaciro akazi k'umuntu, sibyo? Urumva mu Rwanda niba ibyo bintu ko byateye imbere sinzi impamvu. Ibaze nyine ari kukubona wibereye mu kazi, we yaje kunywa ye,
wowe uri gukorera yawe sibyo uri kwibaza ikintu ahise gufata undi muntu utari we ni ikibazo gikomeye ariko impamvu baterwa n'ubyo biyobyabwenge baba banyweye ko bari kunywa amatabi amayoga urumva bafite amafaranga yaba arerese bakumva yuko rero ari ukeneye kandi nta uragutereta nta nabyeri ubundi amafaranga aryoha n'amafaranga wakoreye nta muntu urantereta rwose nta reka bose ubona nyine basinze irari ryinshi none ko umuntu aba yimereye. Reka dusoreze kuri iki kintu ubundi tunaruhuke dore akazuba kameze neza kurya amafaranga wakoreye ni feeling imeze gute? Arufa kurya amafaranga wakoreye biraryoha abe make aba menshi kurya amafaranga wakoreye biraryoha ukayabara gutya ugahita wishyura nyiriza ukabara gutya ukabara ugahita ugura inkweto y'umwana ukabara ugahita wishyura minerivare arufa nicyo kintu mu buzima umwaka ugashinda ukaza nk'ubu ngiye umbwiye ngo nk'ubu toni nshaka kumubona mu isura afite abagabo nka 5 umwe ngo yishyura ngo gaze ngo undi ngo umuriro reka ni gutya nyine nuko nyine abantu byose uri pevera uku nyine gusa nyine abantu biyo bakubonye gutya bavuga ati shatoni buri afite nk'ibigabo reka ni gutya nagira nkikaraga kuri stage nkazajya muri video yawe runaka nkajya mu kiganiro nkajya hehe nyine ngewe nuguhiga nta kindi kintu kuko mba nkeneye gusa neza none umumama none baza umumama wasa nabi ni ikibazo ninde wazongera kumvugisha ngomba gushaka ifaranga kugira nse neza ujye uhora umbona nabaye mushya niyo mpamvu uri amafaranga nako uzi none uzara amafaranga tuba twakorera doni gutya ngo makeup yewe makeup siziba zikigaragara uba wabaye gutya icyuye ahayize kantu urugabo kuza kugutesemerera kurya yero rumeze neza nyine nuko babizi nta mukunzi ufite igusha nta mukunzi mfite uramushaka igusha ndamushaka ukubite passe none ngiye kuvuga rufa nimuzama passe sava ariko apana ngo hano kuri YouTube YouTube nta mushiri wabo uyu mugabo uri hirya hano ni manager akazi yagakoreye hafi ya kamera yanze kujya mu kazi nta kintu bisobanura uriya manager ashaka kutanyemera manager uriya ni umwana ukiri mutoya abashaka utwana ngenzi cye urumva no ntago urumva ngiye nago byavamo ngerega mba mbizi ubwo robwo ngiye ngomba gushaka ese ukabona ahangari hakorera akazi nta kintu oya manager simbizi agaburya umuntu ubonamo ikintu ari uko hari ikintu yakubwiye yes none tugushimire kandi dushimire badukurikiye iyi ni yawe TV nk'ibisanzwe ibiganiro byo nakagaruka ni byinshi cyane ariko mbere yuko nsoza nyine abanyasoza ikiganiro umuturwa ni ugisoza abubwira ngo icyumba kiri ku mutima ushaka gusangiza abadukurikiye wundi hasoza jingo ikintu nababwira twabahaye inama nyinshi zitandukanye mwabakobwa mwe mwibuke kwirinda abasore bazababwira ngo urukundo banza umenye ngo urukundo ubundi ni iki ubundi agukunda bimeze gute mwabasore mwe namwe mwirinde abakobwa bazababwira ngo mwabateye amada sibyo ese ubundi ninde gute wateye ndetse mumenye kingana gute akubwira ngo wamutera nyine impande zose tumenye kwirinda kandi tumenye kugira ute gusenga Imana ndabakunda ciao.